ari baraprofitira mu kavuyo namwitegereze hose siri ndabona ahubwo nakore ukoreho wumva promotion nongewe number 1 kuri wowe wihariye se byose bibaho oya byako cyo ntago bari umukunzi abari boyfriend bitandukaniye oya ibyo ngibyo bihera hasi bitandukanye umuntu wese ugukunda bari umukunzi wawe nta kindi akugamijeho agukundira uko uteye wivugira cyangwa se ibyo ukora abifana wawe ni nk'umufana nicyo nshaka kuvuga noneho ahantu atandukanye na boyfriend ari wa muntu ugukunda ariko hari ikindi kintu agushaka kukuremamo ashaka kukuremamo umugore cyangwa kugira igikoresho keretse uko abyumva ngo duhuzahuza amakuru bityo tugira icyo twunguka ubumenyi twunguke kwiyubaka twunguke kwigirira icyizere cyane ko ngo utaganiriye ngo na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze so rero iyo utaganiriye n'abantu ntago umenya hirya no hino uko byifashe uno munsi rero mbafitiye abatumirwa harimo umukobwa mwiza n'umusore w'umukameramani reka batwibwire je nitwa Nana cyangwa se Bwiza Nana ise Nana gusa niyo mazina biswe n'ababyeyi bawe oya ababyeyi banjye banyise wagiriye ubuntu Amina Christella Nana n'izina ry'akazi okay bega amazina meza uwagiriwe ubuntu wow iryo zina ndarikunze kameramani ni wowe tugezeho ni wowe ugezweho njye banyita Mugisha Sylvie izina ry'akazi ni Siribiti rero mbahaye ikaze kuri Gira Icyizere TV ni karibu muri Sanga yego kameramani rero uyu munsi yibohoye ubundi yahoraga ari inyuma ya kamera none uyu munsi yavuze ati reka niyereke abakunzi bagira icyizere njye imbere nabo babashe kumbona ariko byanga bikunda ndabona hari sinzi ndabona mu gakote ke keza cyane k'umutuku hari byanga bikunda hari ikintu yatuzaniye hari igishyushye niko mbitekereza gusa reka nizere ko ari impamo ni impamo cyangwa okay ni karibu tuguhaye ikaze murakoze cyane okay yego duhe nyine icyo watuzaniye ngo mbona se wari watuzengereje ngo nyuma hano simbasha kuvuga ngo duhe icyo watuzaniye n'ukuri Gira Icyizere TV tugiye kuganira kuri content zigiye zitandukanye kumwe na mugenzi wanjye bita Bwiza kina muri filimi zigiye zitandukanye n'umunyamakuru wacu dukunda cyane okay kameramani nizere ko atari ukucyatsa gusa abafite umuriro gusa nizere ko atari ugutwikira inyuma ya kamera gusa nubwo waje imbere hari icyo okay bigaragaze ariko narumvise ni n'umuraperi ngo n'umurakape ariko nanjye njya mbyumva ngo uri umuraperi dutemo usiko Nana anyibukije ikintu koko ibintu bya music dutemo nyine ntabwo wabura kuyikora uri umusani dutemo nyine uhita utubwira akantu kagira icyizere kagira icyizere nyine ewa nagashakire beat nziza iryoshye Gira Icyizere ni mu minsi mikeya cyane music turayibahereza turi gukora ariko ubu ngubu dufite indi project turi gukora itarasohoka ntabwo wahita ushyira projet hanze itaragera hanze ntabwo byaba ari byiza cyane mani na akapela gatoya Gira Icyizere Gira Icyizere sinkurishije ese sinumva ubwo undenze ngaho nawe nyine tera amakawe ngura akazuba karasa keza ka mu gitondo ngwe nukwame ku mutima nkwereka urukundo ndakubona ukankurura bitewe nuko uteye babiga mfata ndagusabye ndakure nigira icyizere nyine tu Gira Icyizere TV ngira ngo mwabibona ko mba nabazaniye abastari ariko nawe yatubwiye ko Nana ubu ni wowe ugezweho rero nawe igaragaze Gira Icyizere urashoboye bro
thank you ndabashimiye muri abana beza muri hambo ndabakunda Okay, ni karibu rero ngaho nimunganirize mwambwiye ko uyu munsi muri buze mukansetsa ngo nkaseka cyane ngaho rero ni mutangire munsetse natwe turasekeje ukitureba oya umuntu wese turebye aba yishimye agomba guseka nibyo sibyo rata ndabesha nuko nababonye mwicaye cyangwa niyo mpamvu njyewe ntasetse already n'ubundi uri guseka oya n'ubusanzwe nkunda guseka barabizi icyo ni kigaragaza ko uri kumwe n'abantu beza nkatwe ubaye atari byo ntabwo waseka muri beza se koko n'abantu beza ku mitima no ku mibiri nta satani nibyo okay ni byiza ndabakunze mujye mubaho imitima yibohotse turi mu Rwanda rwiza rw'amahoro sibyo mujye museka nubona n'icyatsi useke nubona umuhondo useke nubona umutuku ibintu byose ni amahoro kuri iyi si ni amahoro okay nta mpamvu yo guhangana n'isi kuko twarayisanze kandi tuzanayisiga cameraman ese reka nkubaze gatoya cameraman ni muntu ki kano kanya turi kumwe nawe ni umusore ni umupapa ni muntu ki ubundi cameraman ni umusore ukiri mu rubyiruko teganya kuba umupapa umuntu ushaje bro ukiri mu rubyiruko imyaka ya 45 uracyari mu rubyiruko mu myaka iri imbere akaba umupapa okay mubaye none ababiki mubaye none ntacyo naba ariko nabamubutse wabubutse ubu nkanana aramutse akwemereye ntiwahita uba umupapa umukobwa mwiza gutya nana ari mwiza cyane ntabwo nakwemera okay kandi nana niwe watumye uva inyuma ya kamera uhita uza umwicare iruhande ariko nibyo natirere kameze neza cyane ni umukobwa ukeye okay inshuti zagira icyizere nge hari ikintu cyantangaje nana twazanye tuje kuganira nge nawe ariko cameraman akimubona yahise adusaba ati niki nakora ngo nicare iruhande rw'uyu mukobwa mwiza ibaze nabafata ka promotion muhanye ego nicaye rande sari gufata gahiti ako binangura utasabye arabanza arata mbere yo kugukoraho mbere yo gukora kuri nana urabanza unsaba uburenganzira hanyuma mbone kuguha uburenganzira nkwemerere umukorewe okay rero shanda bishimiye nukuri ariko sinzi ndabona mudafite morale oya se morale ninde wayibura weza ni bibazo ubundi tubatemo waba uri kumwe n'umukobwa mwiza nuko nguko ukabona morale ese nana Siribiti ni umusore mwiza ni umusore w'umusitari ni umukameraman ni umuhanzi ni umusitari mbese ubundi akora anything akora byinshi cyane kandi abikora neza ngewe ndabizi ndi umuhamya wo kubihamya none se nana samahirwe ko wakunzwe n'umusitari nk'uyu ahubwo ni amahirwe kuba we yambonye tu ntabwo ari buri muntu wese unyegera nkoreho sibyo bakobwa mubyihagararaho ibyo kuba ari umusitari aramaze wese bisaba iki kugira ngo uzamure buri izina ubusitari urabizi ko riva kure ntabwo ari umuntu uwo ari we wese ugenda hano hanze avuga ngo ni umurasta ni umusitari ngabaye umusitari n'irindi zina riza ryongera nubwo inyenyeri aba ari nyinshi mu kirere ziri kwaka ntabwo zaka kimwe ushobora gusanga ngiye nkurenzeho ibyo dufungura umusitari ubu ngubu waririmbye izihese ufite agafemu ucezereza ngahe noneho kakandi wari ufite nimba ari kuri 80% ubu ugiye kwita ugira 100%. Bibaza ikintu cyawe kuri inyuma ya kamera ukaza kwicara impande yawe bivuze ngo umusitari bikurenze sibyo ahubwo waje impande yanjye kugira ngo ushaye amurike birenze inyuma ya kamera nzi imbere yawe kugira ngo sinanakwingiye hiti nyikuzurize 100%. umva bro wibeshe umva n'abari gukurikirana channels bari kubibona ko waje unkurikiye kubera urumuri ndamurika uracana urashininga rero watangiye no kubira ibyunzuro kwihanagura buri kanya oya impamvu abakobwa batabira icyunzwe ni uko wabiteye bya bintu by'ibiki nje ntabyo nateye ikintu kibikwereka si wambaye umweru reka nihanaguzeho none nanemera si wahoze ushakana na se okay wahoze ushakana na reka yihanagure noneho basa ko gahumuro kanana uzaka nje sinjya niboneka
ibyo bintu bimeze nk'ibishahuro ntabwo nyabyishyiraho muri komenti baza kubitubwira inshuti zagira icyizere rero ndagira ngo nonaha muhite mushyiraho komenti ese ari na Siribiti ninde waje ninde uhenze kurusha uwundi zino mpaka ziri hagati y'aba bantu ziri hagati y'uyu musore n'iyi nkumi turagira ngo ni mwebwe muri buzice kuko muri abanyakuri ndabizera ahubwo ndenda gushinga biro abantu nka Siriba mukaza mukiyandikisha nkahitamo nana ugiye kubikora nka kwa kundi kwa manyobwa ariko njye si nk'amanyobwa ahubwo nzabikora nka nana mujya mugereza mukora utuntu twanyu mutiganye yewe bazaza biyandikishe bite mu nkwiri ushaka nana wese nana agiye gufungura biro muzajye muza mwiyandikishe noneho we azahitamo simbizi icyo azagenderaho mu guhitamo zakigenderaho mbabonye iyo kampani yawe rero kwangaza abakobwa ugiye kwangaza abakobwa ba natireri pana babandi bisiga ibintu ahubwo wowe nawe ugomba kuza muri casting tukareba ibyaye nana ni natirere n'ukuri niwe wa mbere uzajya abantu bacukura nko mu mihanda cyangwa bacukura imiyoboro y'amazi bita abakisi babita abafundisi ntago tubizi twebwe turaba muri Kigali kampani mani sinzi ukuntu babita ndabibagiwe muri Kigali no batagira amazi muri Wesake oya reba bajya bacukura ni nabo bacukura imiferege icamo amazi mu makaritsiye ntago mbazi babita ngo ikimana yanjye nabayede wenda ayo mazina niyo tuzi reka iyo konti ninza kubibuka ndababwira kuko nibo natirere siri bamukwiriye tu niwe bakuriye Siri ahere kuri abo Siri abo bantu noneho nana ari kuvuga baba barenze abayede bari abantu bahereza bubaka abayede baba barenzeho Siri babita ariko buri umuntu ukora ubushake umuntu ufite imbaraga ni mpamvu utamuha ni leta ego nibo nanjye mushakira kugira kampani yawe bitera imbere naho kuzana Siri ziza gusenga muri kampani n'ubundi ako se kumugani urumva ko mfite urukundo ariko reka njye nubwo ndi mwiza no ku mutima niko bimeze ni umwana mwiza sibyo uri mwiza hose n'ukuri ku mugani wa mugani umuntu ajya kuba mwiza inyuma n'imbere byuzuye none bigasakara n'inyuma reka nta mutima mubi Siri sibyo niko bimeze Siri sarabyemera urabyemera nana ni mwiza hose hapana hose nta muntu ujya uba mwiza hose ni hehe habi isura ashobora kuba ari mwiza ariko ku mutima kandi ugira inama nziza ariko nana n'umukobwa udafite inenge wamwitegereje hose atambuka nta nenge afite nana kono kirego profit ari bara profitira mu kavuyo nana mwitegereze hose na Siri ndabona nabi ahubwo nakore ukoreho wumva promotion oya ariko no sinari cyangwa nkore ahantu hose oya akaboko waburengerera nako murakanda voka man mbonye bavoka ahubwo se nana mu myaka yawe ufite ubu ngubu ufite umukunzi ndabafite benshi cyane kuki ufite benshi cyane kandi nkubajije umuntu wese unkunda aba ari umukunzi wawe yego uwo ari wese muhuriye mu nzira wari wese umuntu wese ufana byiza afanana ni umukunzi wanjye none se niba umuntu wese ari umukunzi wawe sibyo ibyo ndikubwira ariko ushaka kubaza wakibajije udaciye ku mpande reka Siribiti mufashe Siri wavuye inyuma ya kamera uje gutereta please tereta vuba twigendere nta mwanya dufite wo gutakaza tereta tumenye niba bakwemera cyangwa kwa arashaka kanimero se oya niyo mpamvu nayimubajije ati ufite umukunzi arambye ati umuntu wari we wese ubu nayo ndi umukunzi wawe umuntu ni umukunzi ufite ku mutima uvuga we arambajije ngo ufite umukunzi ndabona ndabafite oya abakunzi n'umukunzi ambajije umukunzi amuganda ndabafite benshi oya umukunzi n'abakunzi kuko bankunda babaye umwe bose babaye ni nshaka kubona nongewe number 1 kuri wowe wihariye se byose bibaho oya byako cyo ntago bari umukunzi aba ari boyfriend bitangirira bitandukaniye he oya
ibyo ngibyo bihera hasi bitandukanye. Umuntu wese ugukunda aba ari umukunzi wawe nta kindi akugamijeho, agukundira uko uteye wivugira cyangwa se ibyo ukora abifana, ni nk'umufana nicyo nshaka kuvuga. Noneho ahantu atandukanye na boyfriend ari wa muntu ugukunda, ariko hari ikindi kintu agushaka kukuremamo, ashaka kukuremamo umugore cyangwa akakugira igikoresho keretse uko abyumva, aba ari ansharije kuri wowe. Nicyo rero niho bitandukanye. Wowe urashaka iki rero? aba ari unique, birumvikana. Kuri ako kantu nawe nk'uporopoje nkubwira kuko ibyo uzabimbaze tutari muri kamera, ntaza kugukatira kuko niyo gahunda mfite. ntabwo wabimukora nka wawe umujamateri ivimo hariya mu mujyi bakamukatira, ariko nyine hariya igira ngo bigaragaze, ariko it was a prank. Iriya yari prank ya danje, ahubwo uriya mujama azi gukora business. igosha wabonye ukuntu bari abantu bariye hiti, iriya yari business yabikoze kurusha, kuko niyo urebye ubona ukareba uriya mubebi n'uriya mujama ntabwo bahuye ni prank biriya byo ni prank. Gusa umva narabakunze cyane, gusa sinshaka gukora prank nanjye rero siri ejo mutazajya kuri kamera ukajya wumva nta cyizere wifitiye. Icyizere ntabwo cyane, ariko se siri ukibonana ni ubwa mbere wamubonye, kuki wahise wimvamo ko umukunzi ukimvamo ko wamutereta? Ni iyihe motivation yabiguteye? Wese umwiyumvamo nyine, ni iyihe mpamvu yatumye umwiyumvamo? Ntabwo byakunda ari impamvu, ntabwo wabibonara. Umukobwa mwiza n'uyu nguyu ni gute utahura? Ubwiza bwanjye ushisha urujyane, ariko ubwiza gusa nibwo wamukundiye. Ubu nshobora kugera ari hanze nkakuba igisura hasi ahita yangasira. Si ukuvuga ngo namukundiye ngo ubwiza cyangwa isura, namukundiye umutima we tu. Wawubonye uragishishijeho kamera, wawubonye siri, banzira kamera ira no mu mutima muturebere siri. uri kutubeshya mani, nakubabeshya ni nayo ni plan hanze uko tumeze abahungu cyangwa urubyiruko nyine rw'ubu ngubu. Iyo urebye umuntu imitambukire ye, isura ye ukomeze kugira amatsiko yo kugira uke kugira ngo umuvugishe, sibyo? Ayo matsiko yo nayo nayagize, ariko ivuri hoze nibyo byotsinze siri vopre. Siri naje mbona yitonda, ariko ndumva nyine siri watumye sirasara yasaze. Oya n'ubusanzwe urumusazi buri ahubwo wabitweretse, kuko ari umuntu wavuze ngo nuba warahoze uri inshuti yanjye nyuma ukaba umwanzi wanjye, ntago nzababara kuko icyo gihe uzaburambiye kunyishushanyaho muri make uriwe amabara yawe yanyaye. So siri rero uyu ni wari we, ariko kuri icyo ntago njye ariko mbyemera, kuko abantu tugenda duhinduka, kuko ibyo utekereza uyu munsi si ibyo utekereza ejo. Actually ushobora kuba ukunda umuntu pe bya nyabyo ukamukunda, ariko uko iminsi igenda ishira bigagenda bihinduka, finally ukamwanga. Gusa icyaba cyiza mujye mwirinda guhinduka, umuntu ntagakubera icyago ahubwo akubere igisubizo cy'ibibazo bya bibazo. Okay, reka dusubire kuri siri yaje gutereta twe kumurira umwanya. Oya ntagiye nibyo gutereta byaraye. Oya ngomba gutereta kandi nicyo kinzanyana imbere. Ariko se siri ko numva ngo nta mukobwa w'i Kigali bateretesha amatama masa. Urumva Nana n'ubu bwiza bwe yibitseho, uricaye hano nta n'agafanta wamuhaye koko, urumva Nana hari icyo uri bumukureho? Agafanta abakobwa baratandukanye, hari ushaka amafaranga, hari ushaka umutima, hari ushaka story. Ngiye bamenye icyo nshaka. Nana se ku mugani wabanje uramubaza umenya ashaka iki, umenya akunda iki? Naje kumuganiza bisanzwe, nyuma ya kamera turagira icyo. Nana aragira ati ntago ngewe siribiti namwemera kubera ko, ariko ku mugani nta mukobwa w'i Kigali bateretesha amatama masa. Siribiti rero shaka amafaranga uterete Nana ugire, kuko amatama masa nta oya by the way nago Nana urukundo rwe arucuruza. So njyewe ibanga ryo kuba nakunda umuntu ni imico n'imyifatire, kandi singiye kuri singa umuntu akaba yifata gutya. Niba umutima wanjye ugushima no mata icyo wabukora, niba uri umuyede cyangwa umufundi, byose nakazi aho ko sinkunda abanebwe nanone.
abo nkunda abanebwe ushaka abantu bakora bakora abanebwe abantu mukora akazi kawe wifondeye amafaranga make yawe ariko ukora ni byiza Okay. ni byiza pe umutima wanjye wakwishimiye It's okay. ni ukuri turakomeza Okay. Bonne chance Siribiti. aya siri n'abagiye ubu nanjye wanyishimiye aya wonereteye ku gasozi se isi yose iri kubireba Okay, nimba ikibazo ari uko ari imbere ya kamera, inyuma ya kamera wenda turabiciringa twumva uko bimeze turabikurikirana nagira icyizere wenda biracamo kanirema agatima wowe gira icyizere wenda hari icyo ari bukumarire. Okay, ese Siri nana namara kukwemera uzamufata neza gute, uzabikora ute? nzamushimisha uko bikwiye uko bikwiye ni gute ikintu cya mbere uzamukorera ni igiki? ikintu cya mbere ubwo renda kumbwira ngo azanyitaho niyitaho meze neza icya mbere cy'ingenzi ubu uzakorerana na niki icyabura kuko urabona ko ari umukobwa n'ubundi ukeye sinavuga ko umugani we nzamwitaho ngiki icyabura icyo nzamukora ko buri kimwe cyose nifite nahariya naparitse agatwikiriye uzankorera iki dore yaparitse iriya modoka yawe bayita iyo yita Bravas yo mwishashi okay iriya modoka yawe ni nziza kuko umugani nana iriya modoka wayikuye he ubu niwe wayiguriye ku myaka yawe mbona mikeya niyo musaza okay niyo ngiye nzakugura y'umusore azakugurira iyawe oya nawe nshaka kungurira ahubwo nshingira imirimo nkore noneho nkore nkwishyura nzigure n'iyawe ariko nakubwiye ko mfite ibyo byo kungurira ngo iyo kampani yawe ni iyawe mfite kuguha indi ya kabiri akujyanye muri banki kwaka inguzanyo urankunda nguriza nkorera amafaranga nzakwishyura ngure niyo modoka sibyo ibyo bintu byanyu by'abasore mwihaye byo kudufatirana muri situation nabyo kuvuga kudufatirana ngibiki ngo bakubwira ngo twege ngo dushaka ibintu ngo biciye hafi aha oya ngiye nshaka ibintu navunikiye asa ntago mubikunda ibyo bintu byo kuba mwafite ibintu byo hafi ntago arakoga bose nibyo bivuga ngo ubu si uyu ngo urabona bayi ntakora amafaranga ameze neza afite TV iryoshye hari umuntu n'umwe se agira akenera ariko nawe afite we yatangiriye yego yatangiriye hasi sibyo afashwamo n'abafana be kuko bareba amavideo yiwe ya produit bafana banje muri abakunzi beza mwubahwe Imana ibampere umugisha n'amahoro yo mu mutima atarangira no dukeneye natwe abantu badushyigikira apana kugufasha bakugireho umukozi cya gikoresho yego sha mfite abantu hano banshyigikira n'ukuri umva mana yanjye sinabona icyo mvuga ku bantu banjye sinabona icyo mbavugaho gusa umunsi ku munsi mbasengera mbwira Imana nti Mana byo bampera umugisha kandi ubahe kuronka ubahe guhaha baronke kandi ubahe amahoro yo mu mutima. Okay, none se ko twavuze ko abakobwa mutandukanye sibyo hari abafite umutima mwiza wo gukura wo kugira ute wagira iki abakobwa bagenzi bawe inama? Buri muntu wese aba yarahisemo ikintu kimukwiriye muri bakuru ba baby murakoze mufite n'ibitekerezo bizima ariko nanone ikintu cyose kigukoresha nk'umuretwa man ibaza umuntu nibyo yegagwaye amafaranga ariko igihe cyose agukenereye wowe ukuntu uhenze miliyoni imwe ntiyakakuguze miliyoni ebyiri ntizakakuguze ukwiriye byinshi birenze man birenze akwiriye nukuri ibyo nana avuga abana b'abakobwa hanze ahangaha muri zahabu Imana yarabaremye ibaha ubudahangarwa buhambaye yabagize abamikazi muri zahabu ndetse murenze zahabu murenze na diyama muri ibindi bintu birenze bihambaye abo basore b'abakameramani ba Siribiti n'abo bagabo b'abasaza bazana ayo marava n'ibiki byose nta mpamvu yo kubyakira kuko ejo hazaza hawe ni heza kandi wabona byinshi cyane oya oya barya ariko n'ubundi ibyo bintu byo gukangura ibintu byo kurya nanone nagarika kuki utekereza yuko waryo uwo mugabo wayamurya ese ubundi birashoboka abagabo bararya imbwa zikishyura sibyo siko bajya bavuga dusobanure bikorwa biti umuntu niba yasamye araramye kandi afite amafaranga nta bwenge ariho abantu badafite ubwenge kandi bafite amafaranga
uramukangura ejo ubwenge buraza ariko umuntu w'inyangamugayo mukamutuburira ariko uzaza yasamye muzajya mwamurana oya no bakobwa banjye bo kurigira icyizere kabari akanyuze bashaka muzatuburira abantu muzasenga Imana ikintu nababwira gusa ni kimwe niba Imana yo mu ijuru ishobora byose irabishoboye niba ishoboye byose ushobora byose wa mugabo uri kwirukanka inyuma kugira ngo akunde aguhe amayinite aguhe smartphone ibyo afite yabihawe n'Imana ese wowe harabura iki ngo wisabire Imana yawe ibyawe ku giti cyawe birenze n'ibya wa muntu ariko unakore by the way gusenga gusa ntabwo bihagije ukore kandi usabe n'Imana kuko wa wundi usabiriza buri munsi akagufata chip abona kuri chip kandi nawe yabihawe n'Imana kandi nawe Imana ni papa wawe oya usibye n'ibyo zikiyo bicaye Imana ntagirobanura bicaye batuje man uwo mugabo ugushuka uzamusaba agushake mukora ubukwe ntabwo yagushaka gute se nta nubwo kandi niyo amaze gukunda icyo ashakaho agusora mu modoka akavuga ati ndira mu modoka ni imodoka y'umugore wanjye akenshi na kenshi nta nubwo wa mugabo yakwemera no kukwereka byibuze imwe mu nshuti ze nyine uri igitegwa joro bicaye baganira bavuga ati nta cyubahiro nta karana ko kuruhukiraho nk'imara stress uri cya kintu kimeze wari wabona itorosho bakoropesha mu nzu noneho wenda tuvuge example wenda itorosho simbizi ukuntu yageze nko muri salo haje abashyitsi ikintu cya mbere uri burebe ni wa mwanda uri hehe muri ya salo usohore nawe wa mukobwa wirirwa uryamana n'abasaza n'abasore ngo uratanga amavanse ngo uragira gute uri nk'iyo torosho abashyitsi bagiye gusanga muri salo ndetse y'amakaro so rero mwiyubahe ndabinginze higira umuntu n'umwe ubamenyera ibyo bisaza byo abasaza mbabwire mwa abasaza oya abasaza tubavuga abakobwa muryamana nabo nibo bakazana banyu ariko ni mwebwe muba mwagize umusaza ashaka kubwira umusaza aje wanyu ko bikwiruka hari kukagira nana nibo bakazana banyu ariko nanone ushaka gufata uwo mwana ukamugira inama ukamuganiriza ijambo rimwe nk'umubyeyi ryamuhindura bikabije nabo babashyiraho pressure bakabashuka nta pressure none se ureka nkubaze ubu ngubu unihishariye iki gisaza kikansanga ubu nabo nakishiriye une exemple gutanga usko bagushiraho stress ukagira ngo uryiwe mu rugo cyangwa urariwe kucyo stress wowe uyumva ntago yumva ese ubundi nana umwana w'umukobwa akwiye kujya mu kabari umwana w'umukobwa ariko kuki abagabo ari bo bakwiriye ibyiza none se ndi kubaza akabari yo akenshi kubera kuntu twagiye dukura cyangwa n'umuco nyafrika twumva ko akabari ari akabagabo gusa kute ubundi umukobwa yasohoka nge nawe dusohokanye n'undi mukobwa mugenzi wacu tukajya mu kabari niba ari izo nzoga tukazinywa imyaka turayigejeje nta kibazo leta irabyemeye turasangiye turitahiye ari icyaha kirimo aho ngaho nabazaga gusa najya numvisha abantu imyumvire ikwiriye guhinduka gusa hari abantu nyine bumva ko nta mukobwa ukwiye kujya mu kabari oya nta mwana ujya mu kabari niko bavuga naho umukobwa ajyayo icy'ingenzi ni kwa kwiyubaha ugomba gusohoka mu kazi kawe mu byo Imana yaguhaye wibuke no kwiyitaho uzanashimire n'Imana kandi n'Imana yaravuze ngo kora ariko wa musaruro wabashije gusarura ubashe kwinezezamo winezezemo wibuke no gutangira Imana amaturo ariko mwe abakobwa mwe none se nana ikindi hari ukuntu umukobwa usanga njye mfite umukobwa nzi si ngombwa muvuga izina ariko ndamuzi amaze gukora break up n'abasore nk'abatanu kandi abo basore bose yagiye aryamana nabo n'umwana mwiza umukobwa utandukanye n'abakobwa n'abasore batanu n'umwana mwiza ugereranyije n'abo nzi nana wowe uzi abuzi bamaze gutandukana n'abangahe ntabwo mbizi nuko mbona ari imibare myinshi ntabivamo ni imibare miremire mu by'ukuri utabasha kuvuga oh my god ubanza ari ibintu bigezweho none se nana biriya bintu byo ni nk'ibiki mu by'ukuri ese ntabwo wakundana n'umusore ngo ntimuryamane erega twebwe mu gihe cyacu twakundanaga n'umusore tukaryamana uwo munsi twakoze ubukwe erega ikintu cyo gihaye ibintu by'amasosho media nabyo bigiye kuturoha sibyo
cyane ko dukurikirana imico y'abazungu. Abazungu umwana ku myaka ya 12 batangira kumushyiramo agapira, sibyo? Ibyo akora akabikora nta ribi, sibyo? Ariko icyo navuga cyo ibintu dukurikirana by'abazungu ni imico yabo, turacyakanamizwa, niko navuga, turacyagendera ku mico y'abazungu. Ngo niba ukundanye n'umuhungu ni se muhe sexe muhikingwe jatakwanga. Ariko hari n'igihe batari no kukwanga, ahubwo ariko nyine nawe wisanze, kuko ngo ni ibintu bigezweho, ugendera mu kigare, nawe ukagendera mu kigare mu bintu bigezweho. Ariko nana njye ntekereza ko umukobwa uri macuwa uzi icyo ashaka, ntekereza ko ibyo bintu abari macuwa baracyanahari, kandi nababwira ngo keep going. Ariko babikora nta kintu wakora, keep on kabisa ku mukobwa uzi icyo ashaka, uzi ubwenge kandi wamenye Imana. Abo tuzabahana bavuyeyo, ko haje n'ukuri komereza aho ngaho. Umusore wawe naza uzamumenya, ntaho azajya ngo kuko utamuhaye, nta nubwo azigera nagusaba, azagukunda ntacyo yitayeho. So rero courage. Nana rero wa musore wacu yaturutse inyuma ya kamera cyatsa ngo aje ngo gutwiga, ngaje gutereta kamera, ngaje gutereta waterese nanyemereye umugeni wamutsindiye, umugeni namutwaye nyuma ya kamera mu kanya tugiye kubikurikirana. Kandi mwakoze gukurikirana ikiganiro. Nukuri abakunzi banjye ndabakunda, nabo barabizi kandi bankunda ntacyo bagendeyeho. Njye nshima Imana kuko ni impano Imana yampaye. Nana mfite impano, mfite abantu bankunda kandi ntacyo bashingiyeho, bakananshyigikira. Abo bantu bariyizi, Uwiteka bampera umugisha. Sinabona icyo mvuga mbashimira, ariko murabizi ko muri nkoramutima zanjye. Ikindi, izina rya Cano ntimuryite izina gusa, ribe n'ijambo rikomeza ubuzima bwanyu, mwigirire icyizere mu byo mukora. Mugire icyizere kuko nanjye wicaye hano ndi imbere yanyu, iyo ataba kwigirira icyizere ngo ntinyuke, ntago mba nicaye imbere ya kamera mfashe mikoro mu ntoki zanjye ndi kuvuga mbwira isi yose muri rusange. Kandi mbibutsa ko cya gitabo kiracyahari, gusa ntago kirarangira ariko kizarangira, mbifashijwemo namwe. Tuzagikinamo amafilime kuko nibwo bizaryoha cyane, bibashe no kubacengera. Mbibutsa ko cyitwa Urugendo rw'Ubuzima. So rero mugitegerezanye kwizera no kugira icyizere, kiraza vuba no kutarambirwa, biraza vuba. Ngira ngo mwatangiye kubona ko natangiye kubazana abastari, nazaba ari umwactress muri iyo filime, n'abandi nzajya ngenda mbabereka gake gake. Gusa ariko hari ibindi ntazabereka kugira ngo amatsiko yanyu atazashira. Ariko nyine courage, ndabakunda, muri inkoramutima zanjye. natwe turabakunda cyane, namwe mujye mukunda abakunzi banjye, kandi mwihanganira ikizuba. Ndabona hano hari izuba, mw'abantu mwe, Kigali irimo izuba, wakokereza inkoko igashya, irimo izuba riteye ubwoba. Rero reka dusoze, inshuti zagira icyizere, reka dusoze nsoza mbabwira ngo mwibuke gukora subscribe, share, like na comment. Niba wakunze n'ibyo dukora rwose, usharinge impande zose kugira ngo bibashe kugera impande n'impande, kugira ngo bibashe kugira uwo bifasha. Bye, ndabakunda. Love you. Bye. Shout out to you. Umva kiriya giti kiri gushya neza. Uriya muco